Hello everybody, mwese mukurikiye gahunda zacu za Black TV 250. Nongeye kubasuhuza cyane, mfashe umwanya abasuhuza cyane mwebwe mwakoze subscribe, muri abagaciro, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari muri Aziya, abari muri China, mwese nizere ko meze neza. Rero uyu munsi murabizi ko ikipe y'u Rwanda, ikipe y'igihugu Amavubi iyo bugire match n'ikipe ya Nigeria. Nifuje rero gutemberera kuri stade Amahoro kugira ngo turebe mood ihari ukuntu imeze, kuna abanyarwanda biteguye match. Urabona ko ahangaha imodoka rwose ambutiyaje yaboye ambutiyaje, ahangaha turi i Remera, turi kugana kuri stade Amahoro. Ubwo rero ni kugira ngo mbereke uburyo mood imeze hanze ya stade, urebe ukuntu nyine abanyarwanda biteguye kuza gufana ikipe yabo Amavubi. Reka rero dukomeza mbereka byose. Urabona ko abantu babukereye cyane rwose, bose muri kureba bari kujya kuri stade. Namwe rero mutajya mukurikirana ibintu bya match, mujye mwitabira igihe Amavubi yakinnye, mubashe kwatera ingabo mu bitugu. Reka dukomeze tugende tureba, turamenya byinshi cyane, cyangwa se ndabereka byinshi cyane uko bimeze kuri stade regional Amahoro hano i Remera. Ubu ngubu tugiye kugera kuri stade Amahoro. Urabona ukuntu abantu abafana bameze. Abafana urabona ko ni benshi cyane. Urabona umurongo ukuntu ureshya, umurongo uturuka hirya nyuma, ambutiyaje y'amamodoka yose nawe murabibona ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo ikipe y'u Rwanda yaje gushyigikirwa ku rwego rwo hejuru cyane. Nigeria rwose nayo iri menge, kubera ko urabona ko kubera ukuntu abanyarwanda baje gushyigikira ikipe yabo by'agaciro cyane rwose. Stade Amahoro rwose no kubona aho unyura ni ibibazo bikomeye. Urabona ko harimo imbere hari ukuntu abantu buzuyemo, yaba imbere yaba inyuma, hose abantu buzuye. Yaje yo murayibona ukuntu ingana, yabaye nyinshi cyane, imodoka ntiziri kubona aho zinyura. Bakona hariya n'imihanda yafunzwe, hariya nta bantu bari kubasha kuhagera. Ubwo rero iyo niyo mood yo kuri stade Amahoro, ukuntu ibintu bimeze. Ambutiyaje zabaye ambutiyaje, nta muntu uri kubona ahanyura, imihanda bayifunze imwe n'imwe. Bivuze ko iyi match iraba yitabiriwe cyane. Amatike yarashize rwose, ngo amatike yo kwinjira yashize kera cyane. Bose ni abantu bari gushaka ahantu baparika kugira ngo bajye muri match. Ni ukuvuga ngo kuri stade Amahoro hano ibintu bimeze gutya. Mood ni iyi ngiyi, imodoka ambutiyaje ni nini cyane, ambutiyaje kuri stade Amahoro rwose. Ubonye ko ibintu byaho uko bimeze nuko nguko. Hanyuma reka tubereke ko mood yaho imeze. N'ubundi match ziracyari kugenda ziba, reka turebe ukuntu kuberetse rero muri mood yo kuri match ya stade Amahoro. Iyo mood imeze nuko nguko umurongo ureshya. Ducemo hano, tubacemo, tugende tureba neza mood ya stade Amahoro. Bisi nazo zazanye abantu ari nyinshi cyane, urabibona.
bose ni abantu baje muri match kabisa. Amavubi yaje gushyigikirwa. Ahangaha turi munsi ya Zigama CSS, umuhanda uri muri munsi ya stade Amahoro. Bose ni abantu bari kuza muri match gushyigikira u Rwanda. Bose ni abantu baje gukurikirana umukino ikipe y'igihugu rwose. U Rwanda iyo rugiye gukina, u Rwanda basigaye bitabira cyane bakaza kurushyigikira. Ni iby'agaciro, ni byiza cyane. Stade harimo vibe yahatari, vibe yahatari cyane. Inyubako ya Zigama CSS ya banki ya gisirikare, iyi ngiyi utayizi. Vibe urabibona ukuntu imeze, abafana bo ni benshi cyane. Bose ni abantu baracyaza kuri stade Amahoro, urabona ko ibintu birashyushye cyane rwose. Ikipe y'u Rwanda yaje gushyigikirwa. Cyane cyane cyane, birenze cyane. Umupira ngo ni cyane, uri kubibona? Rwanda